nabonye afunguye ipantaro mpita mfunga amaso kuko n'ubwa mbere nari ngiye kubona umusore cyangwa se umugabo wambaye ubusa. Munsi yacu hari nyirinzu nyirizina aramwikanga amwikanza ndangirizaho. Nari narajya mu mihango bwa narimwe. Naragiye napimwe n'umuganga twaririmbanaga arambwira ngo uratwite, birantungura cyane kuko urumva uretse no kuryamana n'umusore nubwo nari nakabona yambaye n'ubusa. Noneho ntangira ndavuga nti Imana ndabigenza gute, birancanga. Noneho hatangira kwadukira ingeso yo kuzana abakobwa mu rugo bagasangira bakanywa. Icyo nari ntarabona nuko baryamanaga, ariko muri ibyo byose n'ubundi kuko njya kubyara umwana wa mbere narasengaga, nari umwadeperi ndi n'umuririmbyi ndi na dirijante. Umwe akavaho, bari abagabo babiri, umwe akavaho undi akajyaho. Naravuze se mbigenze nte, ariko kubera mu buzima bwanjye nkimara kubura papa mama hari ijambo yatubwira, aratubwira ngo amarira nakame. Noneho mbona ko ngeze kuri finale, ndangije navuga nta hantu mfite ho kujya, nushaka kunyica nge ninjira mu nzu ku ngufu. Ndagenda turatuza, bigeze nijoro noneho araniga kugeza ubwo natangiye kwinyarira no kwitumaho, urumva ku rwego nari ngiye gupfa. Byari bikomeye. Bigeze ubuyobozi buraza, icyo gihe tubana muri chambrette, noneho tubana kwa nyina wabo. Nyina wabo nawe yikorera umwuga wo kwicuruza anakuze. Turahabana, yari afite umukobwa acumbikiye, bakajya baryamana. Noneho bakaryamana aho habonetse hose, aho babona hari bakaryamana uko nyine yari yabaye nk'umugore we. Navuga bakampindura umusazi. Mfate sanse nyine mpita nyivoma aho mu nzu, nyimena mu nzu kugira nyine niyahure. Nsubirayo nsanga umugore w'inshuti yanjye nawe yamugize umugore wari inshuti yanjye. Umugore w'inshuti yawe? Umugore w'inshuti yanjye najyanye kwa muganga yabyaye, agiye kubyara n'iki, nsanga yamugize umugore. Ndamubwira nti rero reka mbabarira tubane mbabera umukozi ko nabonaga nta bundi buryo. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri buno buzima. Twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye, twizere ko ubuzima bukomeje kugenda bubafata neza. Nicaye kuri kamera kugira ngo tuganire ku buzima, tugane by'umwihariko ibyo abantu bagiye bacamo mu bihe byashize ndetse n'ibyo bagenda bacamo uyu munsi. Hari tujye kuganira, ariko mbere ya byose reka mbanze nkubwe ko twicaye muri Gasabo Showroom, hamwe tubafitiye ibikoresho byiza cyane. Urabona nk'ahantu mba nicaye, ni ahantu heza cyane kabisa. Wifuza ibikoresho byiza byo mu nzu, byo muri salon, byo mu byumba n'ahandi hatandukanye, uduhamage kuri 0788 0770 ubundi twibanire neza cyane. Icyo ifuza muri Gasabo Showroom utubwire. Gusa ndifuza kubwira buri munyarwanda wese uduteze amatwi, buri murundi, buri mukongomani, buri mugande, buri muntu wese umva ikinyarwanda uduteze amatwi abeho. Ushobora kuba ufite ihungabana ry'ibintu bitandukanye, cyane ko mu Rwanda twaciye mu bintu bitandukanye bibi cyane. Uyu munsi ufata icyemezo uvuga uti ngomba kubaho ku bwanjye, ariko nanone ku bw'abancamikiyeho ngomba kubaho ku bwabo. Tubeho twongere dukunde ubuzima, birakunda cyane. So uyu munsi rero reka tuganire n'uwo twise Ange. Ntabwo ari izina rye, ahubwo ni izina twamuhaye kubw'uko atifuza ko tuvuga ku byerekeranye n'ubuzima bwe no gushyira hanze amazina ye bitewe n'inkuru ikomeye agiye kutubwira. Ange, uraho neza? Uraho neza. Umeze neza? Meze neza. Ni amahoro? Amahoro. Ndakubona ufite inkuru yagushegeshe, yashegeshe ubuzima bwawe. Yego. Urifuza ko tuyiganiraho? Yego. Imeze gute Ange? Mwakoze kunyakira, nabashimiye, nifuje kuza. Soye inkuru yanjye iteye itya. Ndahera nyine ubwo byatangiye, ntago njya muri details uko navutse n'iki. Nigaga mu wa kabiri secondaire, ndi mu myaka 15. Yego. Icyo gihe papa yari amaze umwaka apfuye. Hanyuma
mu rugo nari nturanye n'umusore iwabo twarasenganaga muri ADPR. Ariko urumva papa yamaze gupfa abantu baradutinyuka, ntabwo twari dukize, nibwo twari tukihimukira, ariko ntabwo twari dukize, n'ubundi ni papa wasaga nk'aho adutunze. Ubwo rero bitewe n'ahantu twaturutse baratwangaga. Sinzi uko nabigusobanura, ariko nyine wabonaga ko n'abana babo batwironda. Hanyuma icyo gihe yaje njyewe ndi kwiga nimugoroba kuko nigaga ntaha, hari muri umuntu wanjye yiga mu wa gatandatu, ndavuga reka nteke mu gitondo nze kujyayo saa sita, hanyuma mbona uko muri umuntu wanjye aza kurya ngenda komereza mu masaha nimugoroba. Icyo gihe ndabyuka naraye mu masengesho yo kuwa kane ucya kuwa gatanu. Uwo musore yaraje ndamuha intebe aricara, amaze kwicara arambwira naragukunze, ndamubwira imyaka mfite ntago nemereye gukunda njye. Arangije nagiye mu gikoni nari ntetse, wansangayo, ansanzeyo we yarwanye no kugira ngo afate ku ngufu, ntago yigeze avuga ngo aramfurusa nyine ngo ambwire byura ngo reka dukore ibi, nta kintu yavugaga. Ahubwo we yarwanaga no gukora ibyo akora. Nabonye afunguye ipantaro mpita mfunga amaso, kuko ni ubwa mbere nari ngiye kubona umusore cyangwa se umugabo wambaye ubusa. Munsi yacu hari nyirinzu nyirizina, amwikanza ndangirizaho. Nari ntarajya mu mihango na rimwe. Wafite imyaka ingahe? Nari mfite 15, ariko nari ntarayibona. Urumva andangijeho nahise ndwana no kwambara mfunze amaso, ahita agenda. Byageze nyine isaha zo koga, ndoga njya ku ishuri. Hanyuma nta muntu nigeze mbibwira kuko numvaga ko nta cyabaye. Byageze mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri numva ntangiye guhinduka, numva ntangiye kubabara mu mpyiko. Ndavuga nti buhanza wenda ntanywa amazi. Hanyuma amezi 3 ageze birakomera, none ntangira kusa nk'urarikiye Swadipe iyo kumwe. Mu rugo pe twari dukenye, twari tugeze ku rwego nge nifuza kujya ku ishuri kugira mbone kuryayo. Ubwo mu mezi 4 nibwo batangiye kubinuganuga. Noneho mama akambaza se bimeze bite, ndamubwira nti mama n'ukuri ndakurahiye ukuri kose ko ntarigera ndyamana n'umusore. Yaranyoheje njya kwa muganga, yari wa mama nyine, ntago ari ugusebya mama n'iki, wivukiye ahantu ibyo bintu utapfa kumubwira wakugira inama n'iki. Naragiye napimwe n'umuganga twaririmbanaga, arambwira ngo uratwite, birantungura cyane kuko urumva uretse no kuryamana n'umusore nta nubwo nari nakabona yambaye n'ubusa. Ndabimusobanurira, arangije arambwira ati nta n'uwo mwigeze mukirana, ndamubwira ntarahari, yandangirijeho, ariko ntabwo namubwiye ko nta n'ibyo nari nzi ko ari ukurangiza, njye numvise ibintu bishyushye bingwaho. Ndangije aravuga ati ubwo nibyo, arambwira se wamumbwira, ndamubwira n'undi asanga mama waramuzi. Arangije ubwo babimubwiye aravuga kubera ibintu by'ubwoko bigirira ati twe ntabwo twabyarana n'abantu bameze kuriya. Yego. Ubwo mama naraje ndabimuhisha, ariko mu kubimuhisha ntabwo nabimuhishe kubwo wenda ko atabyakira, ahubwo nabimuhishe kubera ubukene yari arimo, kuko hari igihe twahuraraga tukabwira, ahubwo se nimbimubwira aratumutwe. Yaje kubimenya igize amezi 6. Mama yari umurokore wo ku rwego rwo hejuru. Ikintu cyantunguye nuko nkimara kubimubwira yatangiye kunywa inzoga. Atangira kunywa inzoga ku rwego hahandi yajyaga mu kabari agataha yasinze. Bantu akaba ari bamucyura. Indigeze amezi 7 nibwo umujyanama w'ubuzima, kwanza uwo musore nyina yari umujyanama w'ubuzima, ari we ushinzwe abagore batwite mu mudugudu. Urumva ntabwo yari kubwira umuhungu we ngo jyana umuntu kwipimisha.
ahubwo we yahise avuga ngo nibanyandikiye igipapuro abishyira kuri mudugudu. Ndabyibuka indigize amezi 7 twamaze nka 2 tutarya. Mama ngiye kumva numva nka 6 z'ijoro araturitse ararira, aravuga ngo mana ni gute wima abana bafite ubushobozi ukaza kumpera umwana ukamuha urubyaro kandi ubona nta bushobozi. Njye mu gitondo nafashe umwanzuro ndavuga ni mama wanjye ndamubangamiye, nkora amasuku uko bishoboka. Ubwo ku muturanyi yari afite inka, afite kiyoda bakunda gutera inka, njyewe ndoga neza ndisiga, ndangije ndambura umusambi muri saro, ndaryama ndasinzira kugira ngo byibura nze gupfa ntari kumva. Ikintu cyantunguye narabyutse nsanga ndi muzima. Nkomeza kugenda muri ubwo buzima, nta mwenda habe uretse n'umwenda wo kwambara n'uwanjye byonyine ntawe nari mfite. Njya kwipimisha ku mezi 8, kubw'amahirwe ndabyara nta kibazo. Maze kubyara buri kintu mfata mu mwana, mama afata ibitenge bye nibyo twamuzanyemo. Ndangije ndamanuka ndaza, cyo genda byibuka umwana yamaze nk'icyumweru nta mwenda yambara, mufubika ibitenge bya mama. Nta gikoma nigeze mbona ngo nk'umubyeyi wabyaye kuri iyo myaka. Nta kintu ni kimwe nari nzi gukora uretse kuba najya ku ishuri. Noneho nkahindukira nkavonge nari nzi ubwenge ku buryo ku kigo n'izi saha ngiye banahita banyakira kongera nkasubira ku ishuri. N'umusore mwe muturanye? Yego. Mwe muziranye? Nge ntago nari nziranye nawe cyane, ni ukumubona agenda gutyo. Yari yagukuyemo imyenda kugira ngo akurangirizeho? Urabona iwe yazamuye ikanzu, nari nambaye ikanzu. Noneho nahise kenda k'imbere se yahise ayica. Njyewe narwanye no kujya mu nguni ngo nihishemo, aho ngaho niho yahise amfatira. Kuki utatatse se ngo gutabare? Icyo gihe imvura yaragwaga ari ku mabati, ntago nari gutaka ngo ijwi risohoke n'ubundi nta wari kuryumva. Nubwo buryo we none wabonye nyirinzu ari munsi aho ngaho yugamye ahantu mu giti, agira ubwoba aravuga ati byanga byakunda aramvuga. We niko guhita nyine arangiza ahita ayirukanka aragenda. Arambwira ngo ikintu cyananteye n'ubwoba, yanywaga itabi ku rwego ruri hejuru, yasaga nk'iyo hari ikihebe mu mudugudu kuko ni wawe yari yarabananiye. Arambwira tuzibeshya ukamvuga nzakwica, kuko ni wa muntu wabomoraga n'amazu. Ubwo ngendera kuri ubwo bwoba, najya nanamubona ari muri iyi nzira ngiye nkahita nca iyindi. Ubwo nyine nuko natwisemo, ntazi bijya mbere, ntazi hepfo no ruguru, ntazi ibyo mbese. Nahise mpamagara umushuti wanjye wabaga i Kigali, arambwira ati waje nkakurangira akazi hano i Kigali ko mama wawe ari uw'iwanyu ko mushobora kuba muziranye. Ndagenda arahandangira, njyayo cyako nsanga n'umukobwa w'umukecuru none duturanye. Icyo gihe baramvuje, n'ubu ndamushimira nuko wenda atamenya, ariko ndamushimira yaramvuje kandi iyo minsi yose yarayibaze arampemba. Mpaba mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, kwa gatatu, ariko ayo mezi yose nayakoze nyakorera ubusa kuko narahageze ahita mpemba kugira noherereze umwana. Mu kwezi kwa kane nibwo namanutse njya mu cyaro, mbona umwana ameze neza, mbaza mama se byagenze gute, uwo mafaranga nohereza niyo ari gutuma umwana amera gutya? Arambwira ati kwa se umwana basigaye bamfasha. Numva nabidanje, numva nyine nta kintu, nta kibazo nyine. Ndongera mpamara icyumweru nsubira i Kigali. Muri kwa gusubira i Kigali hari umuntu watwaraga mabuja. Noneho
icyo gihe haba ubukwe, arangije abwira mabuja ati rero uriya mwana w'umukobwa namukunze. Mabuja amubwira mpari numva ati reka ntabwo byakunda, umukobwa wanjye uzamukwa. Ndaceceka nyine ngira ngo ni ibintu bisanzwe kuko nabonaga ari umupapa mukuru ukuze, ariko ntabwo yari akuze mu busanzwe, ahubwo ni ibiyobyabwenge byari byaramugize koronike, mu maso ukabona arakuze ariko wareba imyaka ugasanga ntakuze. Ndakomeza ndahakora bambera imfura, bakabangurira imyenda y'umwana nkayohereza. Ndangije mu kwezi ndumva kuko nari mpamaze umwaka naratangiye undi, ngeze ku itariki 24 mabuja arambwira ngo bibaye ngombwa ko akazi gahagarara, ugomba gutaha kandi nza guhamagarira umuntu gucyura. Hari saa 11 ndabyuka, nahise mpakinga imyenda ndoga, anampemba 60,000 kuko nari maje kubigezamo, mvuga ngo ndashaka byibura kusubira gushaka uburyo nshaka amata y'umwana nkasubira ku ishuri. Nari maze kugira imyaka 18, numvaga atari imyaka myinshi yatuma ntasubira ku ishuri. Ubwo arabamuhamagara ngaze antware, ndamubwira se mabuja ko uhamagaye umuntu kuza kuntwariza isaha, ubona n'imvura yakubye ari mu kwa 4, ati mugenda arihuta ishobora kugwa wageze mu modoka. Ariko ahantu twacaga n'ubundi hari mu kayira k'uwo muntu ampaye. Ndangije mabuja rero anguriye agatelefone ka make, ndamanuka ndicara kuri moto turagenda. Tugitimuka imvura ibihitikwa iguye, turakomeza turagenda. Avuga ati rero ntabwo twakomeza kugenda, reka tukugame. Ninjira mu gipangu mbona kiriho abantu benshi bugamye, naye ndugama. Arambwira ati ngwino twicare hano mu nzu. Ndagenda ndicara, ariko mbona ni inzu imeze nk'aho ari y'ababyeyi nyine, uyu mugabo n'umugore, uyu muryango. Ndicara asanga umwana w'umusore arasohoka aragenda. Imvura iragwa, bigeze mu masaa 2 z'ijoro. Arambwira ati reka njye kugushakira umutaka wimanure n'amaguru ujye Nyabugogo gutege. Nta kibazo. Aho hantu nta hantu mpazi uretse kwa wa mabuja nari nzi nabwo inzira inzamura, ntabwo nari kwimenya kuko ntibatumaga nsohoka. Ndagenda ndakomeza ndicara nkajya nsohoka hanze ngo ndebe niba byibura napima ikirere ngo ndebe ahonje. Ni inzira irimo firigo, irimo televiziyo, irimo ibikoresho byose bishoboka. Ndavuga ni ndamuka nta inzu y'abandi, byanga byakunda barahiba kandi baraza guteza umunani wo mu rugo. Papa yari yaradusigiye akantu gatoya nyine, kandi nta n'inzu dufite, wenda ariho hantu duteze ko wenda tuzagira ute tuzagurisha tugashaka uburyo twubaka, ko yari yaradusigiye n'ikibanza. Ndangije ndicara, saa 6 mbona zingereyeho. Nta hantu na hamwe nzi ndi buce, ntago ndi busiga inzu y'abandi, nta n'undi w'urufunguzo byibura ngasigare muri urwo rugo. Narahicaye bigeze nka saa 7 mbona aratashye. Arambwira ati rero imvura yambujije gutaha, ryama urataha mu gitondo. Ndamubwira nti nta kibazo. Ndamubwira nti rero ngenda ryama muri izi ntebe, nta kibazo, nta kintu bintwaye, mu gitondo razindo. Ati rwose ntabwo nkukoraho. Baragenda yiryamira mu cyumba, nanjye nsigara mu ntebe. Nano muri bwa bwoba urumva ntabwo ndongera, ntabwo nahura n'umugabo n'umwe byibura ngo nzi ubucakura bw'uburyo byanagenda, wenda niyo habaho igikorwa nyine cyo kuryamana n'umugabo ngo ndamenya uburyo ndi bubigenze sintware inda. Nubwo wari warabyaye? Nubwo ni nabyaye, nta kintu na kimwe, nta kintu wambaza narinzi nta kimwe. Ndangije nka saa 11 nibwo agatotsi kamfashe, ndasinzira. Za mu gitondo urumva naraye nicaye mfite ubwoba. Hanyuma mu gitondo nsinziriye, warabyuka ahita agenda arakinga. Telefone yari yazimye, ndarunguruka mbona nta muntu uhari. Nkoze ku rugi nsanga rurakinze. Ndangije mfata sheje yari yaho ncaginga ku gatelefone kuko kamaragamo nk'iminota 30 kakaba karazimye. Mpamagaye mabuja ati ko nakohereje iwanyu nakubwiye ngo ujye gushaka.
mpamagaye wa mwana w'umukobwa twari inshuti, ati twumvishe ngo washatse. Mpamagaye mama ngo mubwire ibyambayeho, mama ati nishimye kubona wagize urugo nawe. Umuntu nkozeho wese nkumva ngo nashatse. Byaranshanze birantungura, ariko asiga abwiye umukozi wa resitora yari hafi aho ngo anzanire ibiryo. Akinguye ngira ngo niwe, umukozi ahita azana ibyo biryo atereka aho, arongera arakinga n'urufunguzo ararujyana. Ndavuga nti cyambere niyinjije mu nzu, nta muntu wigeze ambwira ngo injira mu nzu ngo ansize ku ngufu. Ndajya gutabaza mpereye he naraye no mu nzu y'abandi. Biranshanga ndakomeza ngumaho. Uwa bene ntabwo yigeze ankoraho, ariko nyine urumva urwo rugo nabonaga ari urugo rw'umugore n'umugabo. Ndangije biranshanga nyine nkomeza kwicaraho, ataha nka saa moya za nimugoroba. Arambwira ati rega nabwiye abantu bose muziranye ko twashakanye, nushaka ugumaho. Jera n'ubundi numvaga ko ari igisubizo cyanjye kigiye kuva. Yego, kurongorwa. Yego, kumva ko ngiye nyine kugira ute, numva ngiye kubona amahoro, numva kuko nabonaga asa nkaho afite amafaranga make, numva ko ngiye byibura kubona uburyo nzayamfasha n'umwana wanjye nta kibazo. Ariko manza kubyanga, arambwira ati ntabwo nzagukoraho tutabivuganye. Iminsi 3 ishira ngewe ndi mu nzu, ndi umuhamya, ntabwo najyaho ngo mubeshyere ngo hari urahari igihe umuntu avuga umuntu amabiye, ahubwo tujye tuvugana n'ibyiza by'umuntu. Ntiyigeze nkoraho pe. Ngewe byageze aho numva nyine nibyo kandi nicyo gisubizo cyanjye. Ndamugana nta kibazo, ambwira gahunda zose, details zose, uburyo azashingira ikintu cyo gukora. Ndicara hasi ndatuza, ariko nkajya mbonera bimwe mu myenda y'umugore, nkamubwira si imyenda, ati njye nabanaga na mushiki wanjye, ariko ajya gushaka ibi n'ibyo yagiye ahasiga. Ndicara ndatuza. Mu kwezi kwa mbere n'ukuri pe nabonye keya, mu kwa kabiri mbona keya, ukwezi kwa gatatu nibwo yagiye arasinda. Noneho ntago nari nzi ko anawe itabi ry'urumogi. Nibwo yarunkongereje mu maso. Byarantunguye, ndavuga wa mana we, byaranye n'umuntu kubera ibiyobyabwenge. None n'uwo nishyiriye nsanza nk'ibiyobyabwenge, biragenda gute? Ndatuza. Icyo gihe iryo joro ajya mu kabari ararayo, ariko akaba ngo yafashe 500 abibika mu nzu. Ntabizi nyine, aje niba ari ubwenge wenda abantu baba banywe ubwenge babuze, arashaka arayabura. Icyo gihe yarankubise, akajya akongeza isigara, akarinko ryageramo hagati akarintwikisha. Ubwo nyine mpamagara mama mubwira ukuntu ibintu bimeze. Arambwira ngo wakuze utabona papa wawe ankubita kandi nkatuza, kandi koko nabikurura nkasanga hari naho yajyaga mu bitaro kandi ari inkona zize. Ndicara hasi ndatuza. Kubwo amahirwe bukiye mu gitondo ya mafaranga aza kwegura matera arayahasanga. Nari wa muntu udashobora gufata inoti ya 5 ngo nyivunjishe. Icyo gihe yampaye 5, arambwira ati ngaho ujya kugura fanta, musabye imbabazi. Ndavuga nti nta kibazo, ndanayabika. Ubwo muri uko kwezi kwa gatatu nibwo numvishe ngo ndatwite. Noneho ndavuga nti iki ni igisubizo, kuko mu nda harandyaga cyane. Urumva ntabyo narinzi, nubwo nari narabyaye bwa mbere namenye ko ntwite, indi ifite amezi ane uko abantu batangiye kubimbwira. Nubwo bwa kabiri sinamenye ko ntwite. Ahubwo mu nda harandyaga nkajya hasi nkigaragura. Umuturanyi niwe waje njyana kwa muganga, baramubwira ati uratwite. Noneho nibwo yahise anyerurira ingeso ze zose, ukuri kose arakuma. Arambwira ati rero nabonaga usa gutyo nkagira ngo uri umusirimu wese, njye nta mugore wo kubyara nari nkeneye. Ahita ndondorera abagore babyaranye, uyu n'uyu twarabyaranye, uyu n'uyu twarabyaranye, ndetse mu mezi anashize runaka yavuye mu rugo kubera yari yabyaye umwana w'umukobwa.
numva birancanze. yakubwiye ko yabyanye n'abantu bangahe icyo gihe? Batatu. Ati ubwo urumva uwo mwana wawe ari we nkeneye? Noneho ntangira ndavuga nti Imana ndabigenza gute, birancanga. Noneho hatangira kwadukira ingeso yo kuzana abakobwa mu rugo bagasangira bakanywa. Icyo nari ntarabona ni uko baryamanaga, ariko muri ibyo byose n'ubundi kuko njya kubyara umwana wa mbere narasengaga, nari umwadeperi, ndi n'umuririmbyi, ndi na dirijante. Ntabwo ibyo bintu byigeze binca imbaraga zo gukomeza gusenga. Narakomeje nkajya nsenga. Icyo gihe mbonye bimeze gutyo ndavuga nti wasanga wenda ari ikigeragezo Satani anteze kugira ngo byibura nongere nangare. Icyo gihe ndabyibuka nagiye gusenga mu babyeyi ndi maze kugera amezi 4. Inje nasanze afite bosi waho nawe bahari, umwe ari gusimburanya bari gusimburanya ku mwana w'umukobwa. Baryamanye se? Umwe akavaho, bari abagabo babiri, umwe akavaho undi akajyaho. Naravuze se mbigenze nte? Ariko kubera mu buzima bwanjye nkimara kubura papa, mama hari ijambo yatubwira, aratubwira ngo amarira nakame, ibintu byo kwiriza birangire. Ntago njya mpfa kugira amarira uko niboneye. Iyo ngize amarira mpita njya mu nzu njyenyine kubwo kwanga kwereka umuntu uko ndi kurira. Nkarira nabuhoka nkasohoka. Narabirebye ndicara ndatuza, ariko nyine naramusabye kujya kwipimisha aranga. Uwo mubosi aravuga ati rero amuhamagara mu izina, turabizi ko nta mwana ukeneye, aho kugira utera mwana w'abandi agahinda, reka inda tuyivanemo. Inda yawe? Babyemeranyaho. Aramubwira ati kuvanamo inda ni 50,000. Yamuhe umuhe n'ibihumbi 50 byo kwiyondoza ibyo azajya akenera. Amafaranga yarayambariye yarayampa ndayabika. Ariko njya ahantu mu ishyamba mbwira Imana nti Imana mfite imyaka 15 narabyaye, ungenda umpagararaho sinigeze nkuramo inda. Ubu kuri iyi nshuro ngize imyaka 19 nibwo ngiye kwica umwana. Nkagenda nkabwira Imana nko mu minota 30, kuko nkimara kwashakira yankingiranye mu gipangu, ibintu byose akajya bihaha kugira batazambwira imico ye n'uburyo umugore wenda yagiye. Ubwo mbaho noneho akajya yerura kugira binyereke, yambaza ati se byagenze gute kutabikoze? Nkamubwira nti umuganga yampaye iki gihe n'iki, indigira amezi 6. Ndamubwira nti rero ndabona byanze. Icyo gihe yanjugunye hanze, afata ndabyibuka yafashe igishashi cya shitingi kino cy'igikapu cya London niba ukizi, ashyiramo imyenda yanjye. Ndapfukama nsaba imbabazi, ndamubwira imbabarira, nta kintu na kimwe nzongera kukubaza ngo ndagufuhira, mfata nk'umukozi mu rugo njye nkukorere, ibindi bizarangira, nimbyara njye nzahita ngenda. Nukuri nta hantu nari mfiteho kurya. Urumva ubwa mbere ndabyaye mama arihirinze, ibitenge bye bisaziye ku mwana. Ntabwo ku nshuro ya kabiri nari kongera kumushyira umwana ngo bikunde. Yego, wenda uraza gukomeza. Reka nsubire inyuma gato cyane. Ukibona uwo mugabo na bosi bari mu rugo rwanyu, bari gusimburana kuri uwo mwana w'umukobwa, umwe avaho undi ajyaho, umwe avaho undi ajyaho, wifashe gute? Umugabo wamubwiye iki? We ntiyikanza kubonye? Ntago yikanze, ni ibintu bari bamenyereye. Ahubwo avuga ngo njyewe nabaye nk'urwaye toroma, sohoka hanze. Ko ndabyibuka naragiye ndagenda nshiduka naguye mu modoka y'umubosi we, yari yambonye warahagarara, nshiduka nikubise ku modoka ye. Arambwira ati ufite ikihe kibazo? Ndamubwira nti nta kibazo na kimwe mfite. Turagifite. Ndamubwira ntacyo wabuze aho kuba se? Ndamubwira ntago nahabuze. Icyo gihe narabimuhishe, anjyana muri resitora. Urumva nari niriwe mu masengesho ntariye, ndarya, ariko birananira mpita nsohoka ndagaruka. Nibwo bambwiye ko iyo ndigomba kuvamo kuko nta mwana ukenewe n'abandi bakeneye kubaho. Ndangije ubwo nari ngeze inda. None se wenda wowe ntabwo
yigeze kuzanaho abandi bagabo ngo bagusimburaneho? oya ntabwo yabazana, oya nicyo nambeshye, kuko yaranavugaga ati wowe uri agacucu ko mu cyaro, ibyo nagukorera cyose nta hantu wajya kundega, nta kintu wajya kuvuga, wamenya ujya hehe. Icyo gihe nta ndangamuntu nagiraga, kuko ndabyibuka nabonye indangamuntu mfite inda y'amezi 8, nabwo byarancanze uburyo nzajya kubyara. Nta na mituweli nagiraga, mudugudu waho hantu niwe wankirije ku cyiciro kugira ngo nuko mbyara. Inda yagize mu mezi 7 atangira kujya nsohora nkarara hanze iki, ndangije ndapfuka mu musaba imbabazi ntimbabarira ahantu hose nakoze ikosa, nishyiraho amakosa ntanafite, ariko kugira ngo ngire ute nkomeze mbe aho ngaho. Ndahabaye, ariko wa mugore wa mbere bakavugana ahantu bari buhurire, noneho uwa kabiri we ntibigeze babana, ahubwo uwa gatatu niwe waje anyereka inkoni yamukubise mu mugongo, ngo yafashe ya kireta amukubita mu mugongo. Yari umugore w'inzobe cyane, anyeretse nsanga ni ibintu bye byitambitsemo by'inkoni. Ati rero ntabwo nkubujije kwiyubakira, ariko n'ubundi yabimbwiraga nanjye ibimenyetso byose narayimaze kubibona. Mbaho ngaho kwimuka muri iyo quartier yabagamo tujya mu yindi. Hari umumama akoresha ubukwe, arambwira ati rero natiye umugabo wawe saro yo gushyiramo ibikoresho, ati kandi yayinyemereye. Nawe mubaje arambwira ati nayimwemereye. Yari umuntu unywa itabi, ntabwo navuga ko wenda yanyagaga pe, simbizi njye uko nabibonaga, umanza ari uko wenda ari se w'umwana, ariko yari wa muntu unywa itabi, yanywa itabi bigahinduka. Umva no kukwica akaba kuko hari igihe ndabyibuka yigeze kuniga ku nshuro ya mbere, abantu bavuza induru, bavugije induru arahaguruka ajya mu nzu, nanjye ngaramye aho ngaho arababwira ngo habaye iki se. Ariko n'ubundi njye nari naravuze nta hantu mfite ho kujya, nanyica aba ari uzanyiyicira, ubwo niryo ntuza niryo gare ryanjye. Ndangije uwo mumama mutiza saro akoreramo ibyo akoreramo nimugoroba. Icyo gihe yarankubise, yarayankubita burinda bunkeraho. Ubu ntago njya mbasha gutunga umusatsi kubera ikibazo. We ntago yagukubita byibura ahantu byibura hatagira hatatera ikibazo. Yafataga umutwe agahonda ku gikuta, ararankubita buracya, nirirwa ndyamye, nawe yirirwa mu rugo, yirirwa nkubita. Arangije arambwira ngo njye naraguhaze niyo nkurebye untera iseseme. Arambwira ati bishobotse no kwireta ifite nyine ubuyobozi, ubu mba narakwishe nkakumenaho umunyu nk'ikiro cy'umunyu, bazajya kukubona narambutse imipaka, kuba wanyihambiye yo sinkushaka pe. Ariko ndatuza ndavuga se ko nta handi ho kujya, nta myenda nabona, ntaki. Yari yaranze no kungurira imyenda. So indigize amezi 9, inda yanga kuvuka, njya kwa muganga, bapima bagasanga umwana n'ubundi afite ikibazo mu nda. Bapima bagasanga amazi yanshize mu mubiri, kugeza ubwo bagejeje ku mezi 10 bafata umwanzuro wo kuzambaga. Icyo gihe bari bampaye n'ikigera, ibise ntarabibona. Ndabyibuka hari kuwa mbere yarayankubita, nabwo burinda bunkeraho, noneho ku manywa nabwo yirirwa ankubita, kuko ndari wa muntu utabasha gusohoka ngo mvuze induru ngo ndi gukubitwa. Quartier twabagamo nabonaga nta muntu ushobora gusohoka ngo avuge ngo bankubise. Ndicara ndatuza. Icyo gihe ibise bitangira kuza nimugora, ndavuga imanza ari imvune z'inkoni. Ndaryama bucya, ari kuwa kabiri ndabyibuka icyo gihe nibwo bahise bamuhamagara bamubwira ko nyirakuru yapfuye. Aravuga ati ndarara nshaka amafaranga. Nanjye ibise byamfashe kuwa kabiri nijoro. Ndamubwira nti rero tujye kwa muganga. Icyo gihe yarankundiye rwose, turagenda. Tugezeyo bampimye basanga nta kibazo na kimwe mfite. Ndataha, ngeze mu rugo. Icyo gihe nsize yarambwira ati guma kwa muganga. Abisaba abaganga ati nahaguma ibise nibimufata
ubwo namwe murampamagara. Mpamara nk'amasaha 6 mbona nta kibazo mfite, nta kintu nikingirijeho mfite, kuko byaje kuba ngombwa ko umumama twe duturanye w'umujyanama w'ubuzima ari wumpa icyangombwa cy'uko nta mugabo mfite, njya kwipimisha ku mezi 7. Hanyuma nahise mfata moto ndataha. Nkigera mu rugo none ibise nibwo byamfasha, biramfata, ariko icyo gihe yangiriye impuhwe, araza ahita atumizaho taxi voiture iraza irantwara injyana kwa muganga. Noneho bapima bakabona n'ubundi nta umwana ari buce, kuko nta hari akantu nasimbutse. Nkimara kubona uwo mugabo nawe bari gusimburana kuri uwo mukobwa, yahise ambwira ngo bubi bwa mbere n'ubwa nyuma sinzongera kurarana nawe, nitujya turyama ku buriri umwe ujye uryama hirya nanjye ndyame hariya. Guhera ku nda y'amezi 4 sinongeye kubonana nawe. Ngiye kwa muganga baravuga ati uyu mwana ntago yavuka, ntago byakunda. Hanyuma yageraga ku 9 bikongera ibise bikamanuka bikagira kuri 1. Baravuga ati ikiza nuko turi umubage, ko ndabyibuka babaye bakintera ikinya mpitangwa muri koma. Nakangutse hashize nk'iminsi 3 umwana baramunkuyemo. Barambaza ngo wigeze ukora gisida? Ndavuga nti hoya. Barongera barambaza ati nta muntu wagukubise? Ndavuga ntawe. Noneho nkajya mbona abadogiteri bari kunsimburanaho, nkajya wenda ngo umwana yapfuye. Kumbi nyine ikintu cyateye umwana nyine kugira kumutera ubuzare no kunanirwa, babonaga ko nshobora kuba narakubiswe cyangwa ari impanuka. Ndavuga nimbivuga hano barahita bamutwara. Ndaceceka. Icyo gihe umwana maramo ibyumweru 2, kuko ndabyibuka ko yahavuye baduha randevu ko buri kwezi tuzatumuzana kubera ikibazo yagize cy'ubuhumekero. Ndangije nyine turataha, tugeze mu rugo akazi yakoraga gasa nk'agahagaze. Umwana afite ukwezi n'igice, arambwira tugomba kujya iwanyu. Birancanga. Ndavuga nta kibazo, no muri chambrette tuzabanamo. Ati nakubwiye ngo ugomba kujya iwanyu. Icyo gihe nta yandi mahitamo, n'igisebe n'uruguma nahise manuka njya mu rugo. Ariko icyo gihe nari nitwaje amafaranga, yampaye 30 ndagenda. Mama nawe ni umuntu wikundira amafaranga, ndamubwira nje kurwarira hano mfasha. Mama aranyakira nta kibazo. Ya mafaranga ashize abonye ko inshingano zitangiye kumujyaho, arambwira ati sanga umugabo wa ntago ibintu abivamo. Noneho nibwo urugamba rwari rutangiye rweruye. Byaje kuko yaramuhamagara ati ngwino utwara ibyawe ko ntago hano ari kwa muganga uje kuvuriza umugore. Yaraje arantwara. Icyo gihe tubana muri chambrette, noneho tubana kwa nyina wabo. Nyina wabo nawe yikorera umwuga wo kwicuruza anakuze. Turahabana. Yari afite umukobwa acumbikiye, bakajya baryamana. Noneho bakaryamana aho habonetse hose, aho babona hari bakaryamana uko nyine yari yabaye nk'umugore we. Navuga bakampindura umusazi. Buryo ari n'igihe nigeze guhagarara mu kirahure, arangije aramubwira ati ko mba mbona uriya mugore wawe yisaza, nzaguhere hano mu rugo abibone. Icyo gihe kwihangana byarananiye, kuko yambwiraga ko nta mafaranga afite, nkaburara nkabwirirwa, kandi bagiye kuyasangira n'uwo mukobwa. Ndangije mbivuze abantu nabwo bampindura umusazi. Ati abantu twirirwana hano babikora ryari? Ndatuza. Ubwo hari umumama abibona gutyo, buri abamama bakuru ndabubaha, hari abamama bafite ubwenge. Arambwira ati rero ntago mba mpari, ati umukozi mfite azajya akora amasuku wewe untekere. Ni mu buryo bwo kugira ngo ntarwara bwaki, inzara inyice, nge nteka mbone n'ibyo kurya. Icyo gihe yantunze amezi 3. Ndabyibuka hari igihe cyageze uwo mukobwa asa nkaho agiye, urumva uwo umugabo wanjye byahise bimubabaza. Agiye yahise azana rindi gufura anyubika hibase y'imyenda n'ibizi, urumva umwana watangiye kurya. Numva nyine kubera ibintu yankoreraga, je narakubitwaga ku rwego, ngiyewe nakubitwaga nkajya no mu bitaro.
ariko nyine nkabihisha kugira ngo mbone ahantu ho kuba. yego Ndangije njya mu nzu ndavuga nti nta wundi mwanzuro kuko akazi yakoraga kasabaga esanse. Mfata esanse nyine mpita nyivoma aho mu nzu nyimena mu nzu kugira nyine niyahure. Yaravuze ati niyahura kuko umwana naramufashe ndamutanga n'imyenda ye mpita nyisohora kuko nicyo kintu naramiraga. Ndangije ndakinga nyirinzu niwe waje ahita yakubise umugeri urugi rugwima imbere. Aranyigisha, umugore waranyigisha arambwira ati niko zubakwa, gerageza byibura umwana wawe yigire hejuru urebe ko watangira ugakora, kuko no gukora ntiyabyemeraga. N'uwo mumama wari waramfashe ngo byibura njye mutekera nabikoraga yagiye kugira ngo, kuko iyo yazaga nahitaga mbihagarika kugira atabimenya. N'umwenda kubona kwari kwa kubika igiceri cy'ijana kuko yarambwiye ngo njye ndashaka kukubona ku buryo uzajya wambara umwenda mu muhanda bakabona ikibuno, kandi wareba umwana uburyo yambaye. Njye nanamuheka kukagira ngo ndi umukozi we. Ndangije mba muri ubwo buzima, bigeze aho hantu turahimuka tujya kuri kaburimbo. Ahantu ho ndahavuga sinzi ni hano Kimisagara kuri sitasiyo, reka mpavuga kuko hari abamama batatu b'abasilamu nibabona iki kiganiro bakibuka umuntu bakuye ku muhanda bamujyana kwa muganga bazandike muri komanteri banyibwire byibura mbashimire. Kuko ndabyibuka twageze aho kuri kaburimbo nkabona umumama w'umudive anshakira umushinga wo kugira ngo njye kwiga computer cyangwa se imashini idoda. Nindangiza nyine iyo watsinze barayiguha. Ndagenda arambwira ati siga umwana batabona ko ufite umwana bizakugora bakakwima amahirwe. Ndamusiga, ariko uwo mugabo yari yarabuze uko ancika. Nsanga ibintu ari kubipakiza. Nsanze ari kubipakiza mpamagara ababyeyi bari mu gipangu ndababwira nti niba ashaka kugenda byibura nansigire matera ndyamishaho umwana. Icyo gihe yarankubise kuko n'izi saha niyo dukubitaniye ahantu kuko sinshobora no kumuhamagara. Arambwira ati ujya munsi nari nzi ko ngiye kurya Burundi mageragere. Ndangije ubwo baba munkuyeho ndirukanka njya ku muhanda, ubwo abanyerondo bahise baza banjyana ku kagari, hanyuma bohereza umudaso araza baramutwara bamugaya wa mugabo niba ushaka kugenda. Njye nta nubwo navuze wenda ko yankubise akankomeretsa, narabihishe. Niba ushaka kugenda mugende, bohereza abanyerondo ati mugende mubagabanye kandi ibyangombwa mubihe umugore kuko niwe usigaranye umwana. Ubwo ibyo byose byabaga mfite imyaka 20. yego Yaranandutaga cyane, yandushaga imyaka igera kuri 15. Ndangije turaza barabitugabanya. Umukobwa nyiri icyo gipangu famiye ye yabaga hanze yose aribo basigiye ibipangu. Arambwira ati se mama Runa ko mbona wiri uzerera nta kintu wariye washatse ukuntu urya. Ndamubwira nta kintu mfite, nta mafaranga mfite. Ahita mpereza 10,000. Ati shaka ahantu ujya kurya muri restaurant, ntago nkubwiye ngo uteke n'uyu mugabo uri hano. Ngo nsiga inzu nyine ikinze irimo igipata kuko bari bahari, naho nta muntu uri bujyemo. Njya kurya n'umwana. Ngarutse nsanga nyina wawe yaje aramubwira ngo wabanye n'umuntu nta kintu afite, yarazanye envelope y'imyenda, none usohotse mu nzu ufite mari yonyine y'imyenda yawe. Nsanga ibintu bari kubipakurura bari kubijyana. Noneho ninjira mu nzu, niba yaragize ngo ngiye kurwana nawe cyangwa guhangana nawe, yaranyifatiye akajya hondi umutwe ku gikuta. Arankubita ku rwego abantu bavuye, noneho yarakinze. Aravuga ati iyi niyo finale yo kukwica. Kajya mponda ku gikuta. Ubwo haje umusore akubita umugeri kuko mukazi akora akunda guhuramo na leta cyane. Ni wa muntu udatinya umupolisi, ushobora kuvuga nawe akavuga akamuhangara. Nta muntu ajya atinya, kandi nanone yari mu makosa. Ashobora kuza akakuririra n'amarira akagwa. Ubwo icyo gihe yarankubise bakubise urugi gutyo, narirukanse ngwa mu mbuga, muguye mu mbuga. Yahise ankandagira mu mugongo, n'ubu ndwara umugongo ntago upfa gukira. Ndiruka ndahagurutse nanone ndirukanka kubera kuviramo imbere mpita nikubita muri kaburimbo.
abamama batatu b'abasilamu icyo gihe bari mu gisibo nibabona iki kiganiro bazambabarire bandike muri commentaire byibura mbashimire. Banjyana kwa muganga, umwe atwara umwana, undi aratega, undi none hangende inyuma kuri moto. Banjyana kwa muganga barandwaza, nta mituweli nagiraga, urumva mudugudu yahise anyikura akibona maze kubyara. Barandwaza bigeraho bampa transferi yo kujya guca mu cyuma ngo barebe mu mutwe niba nta kibazo gihari, ariko kuko nta mituweli nahise ncika ibitaro. Ndataha nje wa mukobwa arambwira ati ikintu ndi bugufashe ni uko uzangwira mu rugo, ndaguha amezi 6 yo kubaho ubuntu kuko ngiye kujya muri Amerika, ubundi wibereho. Ndamushimira yarandwaje akajya ufata umwana akamutwara, niwe muntu wandwaje akangabura saa sita na nijoro n'isabona akayimenya. Ubwo mba muri ubwo buzima, ariko bigezaho y'amezi 6 ararangira ashaka kujya muri Amerika. Nta kintu mfite cyo gukora, nawe nta mafaranga afite ngo ari buyansigire. Mbese ni wa muntu wambuzaga kujya gukora ku buryo ntari bubashe kugira communication n'abandi bantu byibura ngo mbone uko mbaho. Imyaka yanjye yari mikeya. Icya kabiri, mu gihe nagakoze nari ndi mugabo ugiye ko kwita ku mwana, ndangije araza arambwira ati rero nisubiyeho ngwino tubane. Icyo gihe araza aranyimura pe, noneho anjyana ahantu ntari bubashe no kwinyagambura, akajya nkubitira mu nzu ntari buvuge. Icyo gihe ariko nkigera muri icyo gipangu umubosi waho na nyirabuja barankunze, barambwira ati dufite papeteri, tubona ufite ubwenge, ushaka kuba ufite ubwenge n'imyaka yawe ni mikeya, turashaka kuza kwiga computer. Urumva bya bindi by'umushinga wo kwiga imashini byarapfuye kubera kunkubita n'uburwayi. Tubona ufite ubwenge, ngwino ujye kwiga computer, tuzatuguhemba 50 ku kwezi, numara kuyimenya tuzahita tugushyira mu kazi tuguhembe 90. Ikintu cyambabaje ntazibagirwa, icyo gihe bari badutumiye bakoresheje anniversaire mu gipangu hose. Nyuma yarahindukiye aramubwira ngo uriya mugore namukuye ku muhanda, n'umujura, nakwiba ibyo birakureba. Andi mahirwe ndongera ndayarata. Ndabyibuka n'impamvu ntakomeje kujya mu buyobozi. Ibaze ko yankubise gutyo bakamujyana bakongera bagahita bamufungura. Ubwo ariko ubuyobozi bwahise budutandukanya, buvuga ko n'uwo mudugudu tunemerewe kongera tutongeye kwemera kubanamo. Yahise njyana umuhandi hantu, noneho turananirwa burundu. Njya kwa mukuru wanjye, ngiye kwa mukuru wanjye naho umwana barahahiriye, nta bundi bushobozi arambwira ati mushyire se. Ndangije njya mu rugo nanone ndamuvuza arakira, ariko nyine nagiye mu rugo nta bundi buryo nanone. Yego. Subirayo nsanga umugore w'inshuti yanjye nawe yamugize umugore wari inshuti yanjye. Umugore w'inshuti yawe? Umugore w'inshuti yanjye najyanye kwa muganga yabyaye, agiye kubyara n'iki, nsanga yamugize umugore. Ndamubwira nti rero reka mbabarira tubane mbabera umukozi, ko nabonaga nta bundi buryo. Ubasaba? Njye narabasabye ngo tubane. Ari wowe nyiri urugo? Uwo mugore yarambonye agira isoni wahita yigendera. Hanyuma twarongeye tugaruka muri ya karitsiye, ariko tugarukamo ubwo umugabo yakubwiye iki abonye nta kintu yambwira, kandi yararongoye inshuti yawe? Nta icyahese, nta kintu yigeraga ambwira kuko yari umunyamahane, nta nubwo nari nemerewe kuvuga, mvuga amagambo 2 yonyine. Uwo mugore yakubwiye iki? Yarambwira ati nanjye ubuzima bwarancanze, mbona umuntu uzajya umpahira, ntago byari gukunda ko komeza nkuzerera ngo ndamwumva. Ndangije kuko iyo ndaye n'ubundi yari yarayikuye mu Burayi, naramwumvishe ndavuga nti yarwanaga ku mwana, kuko njyewe umutima wanjye wabaye nk'ibuye. Nta kintu na kimwe kibaho cyandiza ndi kumwe n'umuntu, cyetse kugenda nkiherera nkarira nkanasenga bikarangira. Aho hantu yanyimuye byaje kwanganaho, umudugudu uratwirukana, tugaruka muri mu kagari kuri wa mudugudu yankubitiyemo, nkajya no mu bitaro. Noneho aho byabereye ibibazo, nabonye akazi, mbona akazi ahantu nkorera hari abapolisi ba traffic, wakajya avuga ko abapolisi ubwo ngo bandongora. Ndangije ndicecekera ndabyihorera, ariko mpimisha ya mafaranga kujya nyishyura inzu. Ntabwo yari menshi, yari 30,000, kandi inzi bihura n'inzu, nkajya nyishyura inzu bikarangira nta kintu nguzemo. Ubwo
navuze nti akazi nkora bisaba kuzinduka, reka ngure umupira w'imbeho. Icyo gihe yarankubise, naha mfitemo ifoto narabyimbye amatama yose, arankubita ku rwego ruri hejuru. Yego. Ndangije baraza, ikintu yampimishaga waravugaga uri umugore cyangwa se uri umugabo, akavuga ati mwari mwabona umugore wanjye ajya kundega, mwari mwabona afata inzira ngo ajye kuvuga ngo byagenze gutya na gutya. Koko baragenda baranzinuka, bakumva induru cyangwa se hari ikibaye akavuga ati mumureka mukubita zamwondora. Abamama barangije bangira inama, baravuga ati uzapfa kubera inkoni, urikunda ubundi. Ndavuga ndikunda, ugira mama wawe, ndavuga ndamugira. Ati tubona uzagwa muri uru rugo. Bigeze aho ndavuga nti reka ngure umupira, wenda ninagenda ntaho mfite wo kuba, nzagenda wenda ndare n'ingange. Kakazi kaje guhagarara, gahagaze ubwo urumva nawuguze katarahagarara. Icyo gihe arawunkubitira kuko naguze umupira inzu itarishyurwa, kuko niyo yabaga yishyuye inzu nkahembwa yitaga agura imyenda y'umwana akambwira ngo nyishyura, nkayamuhereza nk'umuntu nyine wayiguze. Icyo gihe yaje gufata telefone yanjye, hari umushuti wanjye yari duwaye wa ntuza wa segonderi yose, nge nkaba duwayene wa toronkome. Aza kunyandikira arambwira ngo ntago nzi kuri Facebook, ndamubwira ntago nkuzi. Ati mpa nimero ya WhatsApp, ndayimuha kuko yabaga hanze. Ati ko nshaka ko tuba inshuti ntago nzi, nyine ashaka kuzana ibintu bya burage kuko ntago namwibukaga, nabonaga ntari kumumenya. None asomye iyo recording ko nshaka ko tuba inshuti, ibi ntandara ahita ayizengurukana ahantu hose. Aravuga ati sinajyaga mbabwira ko uyu mugore ashobora kuba nca inyuma. Ati ndabifashe. Umumaro hararambwa ati rero uracyari mutoya, imyaka ufite ni mike, wanasubira no ku ishuri, hungu utaza gupfa. Naravuze nti ntago nta hantu mfite ho kujya, ariko nuko nagiye mbisimbuka, najyaga ngenda abantu bakancumbikira nkamara y'amezi angahe, urusaku rwe n'induru, umudugudu kanyirukana kambwira ngo genda ntago tugushaka, induru y'umugabo ntago tuyishaka, genda. Noneho nari nifitiye umwana, ariho ahantu wenda ngira ngo abantu bangira inama, ni wa mwana yamenyereje buri kimwe cyose. Nge naramujyanaga, namujyana umwana agashaka inzira twaciyemo agasubirayo. Nicyo kintu cyatumaga nihambira, kuko numvaga ntago ntari busiga umwana. Yafataga neza umwana, yamufataga neza bishoboka. Mu gitondo agomba kurya keke, ji, nijoro yaryaga ibiryo gake, ku buryo n'umwana nyine wabonaga adashaka kujyana nanjye kuko ntabyo mfite ndi bumuhe. Ndangije icyo gihe nguma mu nzu, ndabyibuka icyo gihe yarankubise arankubita, ariko hagati aho najyaga mpura n'abantu mu nzira hagira ngo ni bya bindi by'abarokore by'iwacu, wenda bari kumbeshya bakambwira ngo wicaye mu rugo rutari urwawe. Bibwirwa n'abantu barenga 3. Ku nshuro ya 4 umuntu yarambwiye ngo, yaraje arambwira ngo Imana yakuburiye kera ngo uve mwari urarugo udapfa, ariko none isoye n'ikimenyetso cyayo kugira ngo ubone yuko ari yikubwira ko urarugo atari urwayo. Icyo gihe nagiye gusura umuntu i Muhanga wari ufunze. Urabona kwandikisha n'iki, naje ntinze no kubona imodoka. Icyo gihe yari visite, hari akamonyi, hari ikigo gikunda gusurwa, hakaba mutiyaje. Ndangije nza saa 2, arambwira ati uri mu rugo rwandi zisa saa 2. N'ubwa mbere nari ntashye izo saa. Ubwo icyo gihe yarafashe araniga arankubita, noneho mbona ko ngeze kuri finale. Ndangije navuga nta hantu mfite ho kujya, nushaka kunyica nge ninjira mu nzu ku ngufu. Ndagenda turatuza, bigeze nijoro noneho araniga kugeza ubwo natangiye kwinyarira no kwitumaho, urumva ku rwego nari ngiye gupfa. Byari bikomeye. Bigeze ubuyobozi buraza, kuko ndabizi ko nungubu dose yanjye wayisangayo. Byageze ubuyobozi bwandika ibaruwa bigira buti uramutse upfiriye hano ntazagira inzego zindi ziza kudukurikirana, kuko twagufatiye umwanzuro wanga kugenda. Urwo rupapuro ndarusinya. Noneho ibyo byo bibaye, ubuyobozi bw'umudugudu nibwo bwaje bavuga ati ugomba gusohoka. Ndasohoka
aramuga ati muhe ibyo umuhati ni imyenda yazanye ko ndabyuka yampaye ishashi cya ntuza cya kuvureri nicyo yampaye gushyiramo imyenda nyishyiramo nta hantu mfiteho kujya cyakora ngira amahirwe mbona akazi k'ijoro nkajya noneho kugira ngo mbone umwana byaranze barambajije ngo ufite ahantu ujyana umwana ndavuga nti ntaho ariko aho nzaho hose tuzajyana ati ntabwo byakunda ko ujya kwica umwana kandi se afite ubushobozi ati genda buri kwezi uzajya uza umusure ndagenda nta hantu ufite ho kuba ako kazi nijoro nkagakora ku manywa nkirirwa nzenguruka nshaka ahantu basenga nkajya gusenga nijoro nkajya mu kazi naranahogeraga hari n'amazi ndangije ubwo muri ubwo buzima mbubamo ngize amahirwe mbona umukobwa tubana urumva ubuzima butangira ntangira kubasha byibura kwikodeshereza ntabwo yari amafaranga menshi n'ibihumbi 30 muri Kigali n'iki ariko bituma mbaho bituma nongera kubaho nta muntu ndimo ndasaba ikibazo mfite ni iki iyo duhuriye mu nzira aravuga ngo umujura akaba yanteza abantu isoko rigahagarara nkakiranurwa na mudugudu bamuhamagaye icya kabiri kubona umwana wanjye ni ukujya ku ishuri bivuze umwana yasigaye kwa papa we yego kubona umwana wanjye ni ukujya ku ishuri nabwo nabipanze n'umwarimu kugira ngo njye kumusura mwibye icya gatatu umwana wese arakwemera umwana aranyemera ni n'umwana w'umuhanga niyo nagiye kumusura ntashobora kubibwira se ko nagiyeyo kuko urumva muri izo nduru n'urusaku yarambwiye ngo mama ngo genda ushaka amafaranga nuyabona uzaza untware ngo mama ngo papa menyera ibi n'ibi byose arabirondora nuyabona uzaza untware ndagenda nyine ikindi merutse kujyayo nyine urumva yarampamagara arambwira ati nta kibazo ngwino usura umwana nubwo nta bushobozi ufite ngwino umurebe aragukumbuye ndagenda yankubitiye mu nzu yenda kunyica ibaze ko noneho ndangije abikora n'umwana areba abikora n'umwana areba ahubwo umwana niwe uvuza induru noneho arangije niga imitwe ndavuga uyu muntu amaze kunyita kuko narabibonaga ndamubwira nti rero ntindikodeshereza kuko yashaka ko turyamanira aho ngaho n'umugore we ahari kuko yaje gushaka yaje umugore we ahari ashaka umugore twiganye n'umugore tuba turakubitanye anyeretse ifoto y'umugabo ashatse nsanga n'uwanjye ndamurondora arambwira ati buryo bwose ndera umwana wawe ati amahirwe ngiye kuguha muri ba mukase w'abantu ntabwo ari abagome bose ati ngiye kuba ndetse kubyara umwana yigire hejuru ko namusize afite imyaka 3 ubagize 6 ari umurera ndangije ikintu nakoze naramwongoshyeye ndamubwira rero icyo gihe nambaye agakweto ganze k'umukobwa twari turi kumwe tubana nambaye n'agakanzu ke mfite na telefone yihenze urumva nagiye kumwereka wenda ko ubuzima bwahindutse kugira ngo byibura ncikeho ndagenda mwongoza arangije afata telefone aravuga ati reka nyifate nawe ufate ikofi yanjye kuko mu kurwana gutyo yashatse kuntera icyuma ngo anyicire muri iyo nzu n'uwo mugore ahari noneho ndagikwepa nkikwebye aragitera kirongera kiramugaruka kiramushwarura abwira abantu ati rero uyu mugore agiye kumvuza icyo gihe yaranansatsa nkuraho 20 arabitwara na telefone ashaka kuyitwara ati abwira abantu ati uyu mugore agiye kumvuza kumbi ngo yaraje mu rugo ngo tuharyamanire n'umwana turi kumwe imbere y'umwana se kuko nawe yaramuzanye umwana w'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu nawe yaramuzanye ngo tujyane ariko ibyo nabikoraga kugira byibura atume nsohoka nsohotse nca inzira ya ruguru waca inzira yo hepfo wa mugore w'inshuti yawe mwiganye yabonaga ibyo ngibyo yarabibonaga kuko nawe aramuzi n'ikintu ngo gitumye ahicara ni ukugira rero umwana byibura kure kuko nanjye naramufashije mu ishuri namufashije kuzamuka bishoboka kuko wenda ntiwamenya umutima w'umuntu wari umuhanga nari umuhanga cyane bishoboka ku buryo n'umwarimu mbonye gutya abazi yuko byibura ndi umuntu ukomeye ndangije ndamanuka nca inzira ya ruguru aciye hepfo kugira ngo duhuriremo hagati noneho ngenda gake kugira nagera hepfo ambure agaruke noneho ambuze ahubwo ahagarara aho ngaho agenda avuga ati wa mugore yaraje kunyiba umwana ndamutesheje
nkihahinguka nsanga yakoreneje imbaga yose y'abantu bahahagaze. Noneho njye nakoze cyo kwiruka, niruka mvuza induru, ninjira muri salo y'umuntu bakora ibi by'imisatsi. Ninjiyemo ashaka kunsangamo kuko ni umuntu wamenyekaye mu kagari kose, n'ubu ngubu uvuze izina rye bakujyana bakakugezayo. Mvuze izina rye, noneho bamubonye ari kunyirukana gutyo, bafata iyo salo, hari harimo abasore baravuga ati nutwinjira muri salo turagukubita. Bazana umuyobozi abaca amazi, icyo gihe hahita haca polisi, mbabwira ibintu bimeze, n'abaturage baho baramvuganira, mbumvisha na rikoda mbwira ngo ninze gusura umwana. Barangije aravuga ati tujye ku kagari, yahise abacika, bahita bantegera mu turumva amafaranga yari yayanshakaje nta kintu nsigaranye. Arangije ampamagara kuri telefone arambwira ngo wowe umenya ubwenge, wamenye ubwenge iyo wibeshye ukanjyana mu rugo nari kukwica bikitirirwa ko wowe warindaya wishwe n'abagabo. Ati wamenye ubwenge kuva twabana, Kigali maze kukwigisha. Ubwo buzima nyine mbucamo, mbona ndamucitse. Hanyuma ikibazo mfite, byiba niba hari umuntu wenda w'umuyobozi cyangwa se umuntu uzi amategeko n'uburyo wenda bikorwa, amfashe byibura njye mbona uko nsura umwana wanjye. Wenda nta bushobozi bwo kumuha ibyo amuha mfite, nta mafaranga mfite, ariko wenda niyo ji nayibona nkayimuha nkamusura akamenya ko ndi nyina. Ndabizi abantu bari buze gutera komenti, bari buze kunyita umubyeyi gito, ariko bura nta muntu usiga umwana we yishimye. Ikindi ho kugira ngo njye mpfe nyine cyangwa se umwana arware bwaki kandi sahari, njye nafashe umwanzuro, uretse ko atari njye wifatiye ni n'abayobozi bawumfatiye, babonaga ngiye gupfa. Niba hari umuntu byibura uzabona iki kiganiro, byibura ashinzwe nk'ibyo bintu by'uburenganzira umubyeyi n'umwana, amfashe byibura ngira inama uburyo najya wenda nsura umwana. Si mu bwenga mumpe wenda kuko ntabyo mfite byo kumuha nk'ibyi, byibura mbona ukuntu njya nsura umwana wanjye. Noneho bampe n'uburenganzira kuko n'ahantu hose ngeze nk'ubu ngubu njye nkora ubusekirite nijoro. Ashobora kuza ugasanga ateye igipangu ndiho cyangwa se ahantu nakoreye, agashaka ko tuharyamanira ku manywa. Byibura bampe uburenganzira, bampe. Yari yagutera ku kazi? Yigeze kuhaza kuri ofisi, icyo gihe nari nakoreye kuri ofisi y'icyicaro cyacu. Gusa nyine haza guca imodoka nyinshi za gisirikare, agira ubwoba aragenda. Araza agakora iki? Araza wagateza induru, ntago yiyambura. Araza akambwira ati urama niba utampaye. Ndavuga ko wantanye abana 3 nabariya banjye, ndavuga ko ari abawe. Urumva abashaka kunyambika urubwa ahantu hose ngiye. Nukugukunda no kuba imbata yawe niki? Nta ubuse n'urukundo rutuma wandagaza urukundo. Ntago ari urukundo pe. Umwanya umwe nabonaga ari urukundo, ariko hajemo inkoni zo kujya mu bitaro. Nkungu nabuze uburyo najya kwisuzumisha ngo ndebe mu mutwe ikibazo mfite kubera inkoni nakubitwaga. Nshobora kuba ndi kugenda nkumva umutwe urateye nkamanza nkicara hasi kugira ngo nduhuke. None se mbwira, ugira gutya akagusanga ku kazi pafu ukabona araje? Nyine urumva akaza akora kemerewe kujya ahantu hose. Njya kubona wenda niba nakoreye ahantu ku muhanda, nahisemo ijoro kugira ngo byibura atazajya mbona. Najya ku muhanda yambona gutya gusa bikaba induru. Yambona ahantu bampaye akazi ahita ababwira ko ndi umujura kugira ngo banyirukane. Yunguka iki? We yarambwiye ngo ndashaka kukubona uri gutega. Sinzi hari akabari yajyaga ambwira ati njye nkushakira abakire baguha amafaranga ubundi bakwitwarira bakurongora. Hari akabari yajyaga ambwira nuko nakibuka izina, yajyaga akambwira ati mbwira njye nkaguha nkutanga umupasi. Icyo gihe twarabanaga mfite n'umwana, ati bakwihera amafaranga. Ubwo rero kubona umugore we kubona yifuzaga kugucuruza se amafaranga agaca kuri we? Ntabwo uburyo wenda bw'amafaranga mbizi,
ariko yarambwiraga ati njye nziranye n'ibi boss bifite amafaranga bimbwira nkohe pasi mubana nk'umugabo n'umugore tubana. Jesus Eh, twaciye mu bintu bikomeye. njye nakubwiye ngo amarira yanjye ava kure. Hari abantu bashobora kumva nyine nkomeye gutya bakagira ngo hari wenda ndi umuntu, kuko urumva mfite umwana w'imyaka 10, narushye nkiri muto imyaka 15. Iyi myaka mfite niyo nagakwiye kuba wenda ndimo ndishage, ndavuga ngo nkeneye kubyara cyangwa se nkeneye gushaka. Nta kintu kibaho cyaza gishobora kumpungabanya, nta nzara yanyica itaranyishe, nta bigeragezo byaza ntaciyemo, nta kintu na kimwe cyatuma nturika imbere y'umuntu ngo ndire amarira ashoke. Genda nkajya mu cyumba nkarira, byashira nkihanagura nkagiyo. Mumaze igihe kingana iki mutandukanye? Hashize imyaka 3. Muri iyo 3 aracyaguhiga ngo aracyampiga. Acyabana na wa mugore se? Barabanye, ahubwo uwo ni uwa kabiri, kuko urumva ndavuga wa undi mwiganye. Uwo twiganye niwe babana. Urumva uwa mbere yaramuzanye barananiranwa, umwana yabaga kwa nyirakuru, ariko nyirakuru icyo giho yanyemeraga kumusura, kagenda niba ari ibintu nkabigura nkabimushyira, ariko nyirakuru baza kunaniranwa nawe amubwiye ko azamwica. Yica nyina. Mbese sinzi, hari igihe wenda ushobora kujya muri karitsiye ukabaza ngo izina runaka, yego bari gusobanurira niba ari nk'ikigirwamana cyangwa ngaho ntago mbizi. Aragenda bakamufunga bakamugarura, nta munsi n'umwe, byibura baramufunga nk'amezi 2. Ibaze ko banamufata ari itabi, wenda ntibaramupima, akababwira uburyo atari iryo ari umuntu umva, akababuranya kandi bikarangira atashye. baba bazi gucengana cyane, azi gucengana ku buryo bushoboka. Mbese ufata guta abagabo, urumva uwa mbere ibyo yagukoreye, uwa kabiri uwo yagukoreye ibintu bitabaho. Njyewe urumva mu myaka mbayo ntago ndakundana n'umuntu ngo mvuge ngo turakundanye nabukunze. Bafata nk'abantu bari aho ngaho. Nshobora kukubona gutyo nkabona uri umugira neza, uri umuntu w'Imana, ariko kuvuga ngo kubana n'umugabo mba nzi ko ari nk'urusyo rugiye kongera kunjyaho. Mu mutima mvumeze gute? Ntago mba ntuje nk'ubu n'ubundi ndwaye umuvuduko w'amaraso kubera stress. Yego ubwo ufite imyaka 25 ndakeka. Yego nzayuzuza ku itariki, umwana mukuru twuzuza imyaka 1 kuri 3 z'ukwa 12. Ufite 24. Uracyari umukobwa muto mwiza, wamaze kurwara umuvuduko. Nta undi. None se ujya utekereza kuzakunda? Ibintu byose nsigaye narabihariye Imana. Ikindi cyose kijya kumbaho ndamanza nkasenga nkabaza Imana, kuko narayibwiye ngo ntabwo nzongera gufata umwanzuro ntasenze. Wanyukubuja waguhaye uwo mugabo, ntigeze umubwira ibyakubayeho? Yaje gupfa. Nawe yaje gupfa yishwe n'umugabo. Yishwe n'umugabo. Reka dusoze Ange, kugira ngo abantu bazakubone, tanga nimero ya telefone yawe, wifuza kugufasha by'umwihariko umuntu uzi iby'amategeko, umuntu ukora muri za Haguruka, by'umwihariko kugira ngo ugufashe ku byerekeranye no kubona umwana, kubona uburenganzira ku mwana, ariko n'umuntu wagushinganisha cyane ko urumva aho ugiye ku kazi agutera ngo muryamane. None akanavuga ko ndi umujura niba. Ntabwo ugeze umwiba cyangwa agufata ngo wibye? Nagiye kumugaragara n'ubuyobozi bwari buhari businya n'ibyo ntwaye. Vuga nimero ya telefone yawe. 0787 24 67 24. Yego Ange, mubashyize mu maboko mu murebe, ntimuri kumubona ku isura. Ni umukobwa ukiri muto w'imyaka 24 mwiza, ufite umutima ukomeye, kuko afite ibyo yaciyemo ibikomere bidasanzwe, ariko uburyo bivugamo ngumva asa n'aho akomeye. Hari igihe nyine amarira akama
hajya amarira kamwe, mumurebe, mumwiteho, mwumve ko abakeneye muri byose handi no kuzana tike biba ari ikibazo, itike ya 500 ikaba ari ikibazo, sibyo? Mumwiteho no kuri mobile money ye, mumurebe, mumvuge muti reka tugire icyo tumuremera. Ariko hejuru ya byose icyo yifuza gikomeye, icyo ngicyo kirimo, ariko arifuza ubutabera. Wamufasha niba uri umuyobozi cyangwa uziranye nabo, umunyamategeko, waba ukora mu mujyi wa Kigali ko byabereye hano mu mujyi wa Kigali, mumurenganure, mumwereke inzira byacamo. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye, nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha.